twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye kuri iki cyumweru kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe, umwaka wa liturujia A, tariki 12 Ugushyingo 2023. Amasomo araduhamagarira kuba maso. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 6 umurongo wa 12 kugeza kwa 16. Ubuhanga burabengerana kandi bujya bucuyuka, bigaragariza ababukunda bakabwitegereza, n'ababushakashaka bakabubona. Bwihishurira ababwifuza, bugafata iya mbere mu kubiyereka. Uzindutse bugana ntananirwa, abusanga bwicaye imbere y'umuryango. Kubuzirikana byungura ubushishozi, nuraye ijoro abushaka ntaba acyongeye guhagarika umutima, kuko ari bwo bukwira hose, bwishakira ababukwiriye, bukabakirana urugwiro aho bubasanze hose mu mayira, kandi bugasabana nabo mu bitekerezo byabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 62. Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Nyagasani niwe Mana yanjye, mbara ngushaka uko bukeye. Umutima wanjye ugufitiye inyota, n'umubiri wanjye ukagira urukumbuzi, meze nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Naguhanze amaso aho uri mu ngoro ntagatifu, mbona ububasha bwawe n'ikuzo ryawe. Ineza yawe nsanga yaguranwa amagara y'umuntu, umunwa wanjye uhora ukwamamaza. Koko nzahora ngusingiza igihe cyose nkiriho, izina ryawe nditegere amaboko nkwiyambaza. Nzamera nk'umuntu uhaza ibinure n'imisokoro, ibitwenge bimpore ku munwa kubera ibyishimo, maze ndirimbe nezerewe kubera ibisingizo byawe. Iyo ngutekereje aho ndyamye, mara amasaha ngusenga, kuko utahomye kuntabara, nzavugiriza impundu aho nibereye mu gicucu cy'amababa yawe. Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Isomo rya kabiri ni ryo Moro ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 4 umurongo wa 13 kugeza kwa 18. Bavandimwe, ntago dushaka ko muguma mu bujiji kubyerekeye abapfuye, kugira ngo mudaheranwa n'ishavu nk'abandi batagira icyo bizera. Nkuko twemera ko Yesu yapfuye kandi yazutse, ni nako abapfuye bamwizera, Imana izabazura maze ikabashyira hamwe nawe. Dore icyo tubabwira giturutse ku ijambo rya Nyagasani. Twebwe abazima, abazaba bakiriho ku munsi w'amazi ya Nyagasani, ntago tuzabanziriza na gato abapfuye. Koko rero, ku kimenyetso gitanzwe n'umumarayika mukuru mu ijwi riranguruye, no ku mworomo w'impanda y'Imana, Nyagasani ubwe azamanuka mu ijuru. Nuko abapfuye bizera Kristo babanze bazuke, hanyuma twebwe abazima, abazaba basigaye, duhite twererezwa hamwe nabo mu bicu, kugira ngo dusanganire Nyagasani mu kirere, bityo tuzabane na Nyagasani iteka ryose. Murage rero muhumurizanya muri bene ayo magambo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 25 umurongo wa 1 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa by'ihindukira rye, maze abacira umugani agira ati: ingoma y'ijuru izagereranywa n'abakobwa 10 bafashe amatara yabo bajya gusanganira umukwe. 5 muri bo bari abapfayongo, abandi 5 ari abanyamutima. Abakobwa b'abapfayongo bafata amatara yabo, ariko ntibajyana amavuta yo kongeramo, naho abanyamutima bafata amatara hamwe n'amavuta mu tweso. Nuko rero umukwe atinze barahunyiza, bose barasinzira. Ariko mu gicuku akamu karavuga ngo, dore umukwe araje, nimujye kumusanganira. Nuko aba bakobwa bose barabaduka, batunganya amatara yabo. Aba bapfayongo babwira abanyamutima bati: nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu agiye kuzima. Ariko abanyamutima barabasubiza bati: ahubwo nimugana abacuruzi mwigurire, tutavaho tubura aduhagije twese. Igihe bagiye kuyagura, umukwe abaraje. Abiteguye binjirana nawe mu nzu y'ubukwe, nuko umuryango urakingwa. Hanyuma abakobwa bandi baraza, barahamagara bati: Nyagasani, Nyagasani, dukingurire. We rero arabasubiza ati: ndababwira ukuri, simbazi. Nuko rero murabe maso, kuko mutazi umunsi n'isaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko rero ni mube maso, kuko mutazi umunsi n'isaha. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ugubwe neza kuri buri munsi.
ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Amasomo kizimi byacu duteguriye aradufasha kuzirikana ku ngingo kuba maso. Ubwo aya masomo aza twibutsa ko turi mu bihe bya nyuma, dutegereje ihindukira rya Yezu Kristo. Yezu azaza ryari? Urabizi? Aha, ntawe ubizi. Kuba rero utabizi, ni ngombwa kwitegura. Ashobora kuza mu kanya kagiye kuza, il viendra un soir. Ashobora no kuza ejo cyangwa ejo bundi, ashobora no kumara imyaka kuri bamwe na bamwe. Ariko icy'ingenzi ni uko wahora witeguye, kuko utazi umunsi n'isaha. Tugende kuri amasomo, tujye kuzirikana ku ingingo kugira ibikorwa bizima. Bishatse kuvuga ukwemera kujyanye n'ibikorwa, kuko hari n'ibikorwa byapfuye, nashatse kuvuga bitari bizima. Ni nka kwa kwemera nyine kutagira ibikorwa. Yakobo ni uvuga uti ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Nshobora kuba mvuga neza gukarimi, ariko ibikorwa byanjye bipfuye. Uyu munsi ni ukubijyanisha byombi, ukwemera n'ibikorwa, kandi ibikorwa bizima. Bya bikorwa bizima nyine, uko kwemera n'ibikorwa bizima nibyo bizaduhesha ingororano y'ijuru. Nous serons justifiés par la foi et les œuvres de charité. Muri amasomo haraza kugaruka amagambo abiri y'ingenzi: umunyabwenge ubona ijuru kubera kwa maso ari nawe umuhanga, n'umupfayongo ubura ijuru kubera gutaba amaso, kubera uburangare, gusinzira cyane. Yobu umutwe wa 28 umurongo wa 28 atubwira ko gutinya Nyagasani nibwo buhanga, kandi kuzibukira icyaha nibwo bwenge. Amen. Nguwo umuhanga nutinya Imana agahunga icyaha. Naho igicucu cyangwa bwenge buke cyangwa umupfayongo nutuka Imana, les impies, nkuko tubisanga muri Zaburi ya 14 umurongo wa 1. Umupfayongo nutuka Imana, nuvuga ko Imana itabaho. Mu isomo rya mbere batubwira akamaro k'ubuhanga. Ubuhanga bwigaragaza ababukunda n'ababushakashaka. Kubuzirikana byungura ubushishozi, bugasabana n'abawushaka. Ubuhanga bw'Imana ni Yezu Kristo, ijambo w'Imana. Byumvikane ufite ubuhanga, abafite Yezu, abafite byose. Ntacyo wabura igihe ufite Yezu. Nabura iki ngo ufite Yezu? Ufite Yezu abafite ubuzima bw'iteka, abafite ijuru. Arihangana mpaka ategereje kuzajya mu ijuru. None bavandimwe, ni cyo tubuza kurangamira ubuhanga? Tukararikira Imana tunyuze ku buhanga bwayo Yezu Kristo, ijambo w'Imana wigize umuntu. Nk'umurimbyi wa Zaburi kuri iki cyumweru, nanjye reka mbwira Imana nti: Nyagasani Imana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Amen. Kurarikira Imana, kugira inyota y'Imana, gushakashaka Imana, nibwo amererwa neza. Isomo rya kabiri ryo riratubwira ubuhanga mu ijambo ry'izuka. Kuzuka dutegereje ihindukira rya Yezu Kristo, gusanganira umukwe, gusanganira Yezu Kristo. Naho ivanjiri y'uyu munsi iradushyira imbere umugani w'abakobwa 10. Umubare 10 urashushanya abantu benshi, umuryango w'Imana bategereje Mesiya. Mesiya namara kuza, bamwe bazamwihakana, aribo bashushanya abafarisayo n'abigisha amategeko bari ku ruhande rw'abamupinze. Abandi ikindi gice bazamwemera, aribo basoresha ibyo manzi, abanyabyaha, babandi bahinduka bakakira inkuru nziza, bakemera Yezu Kristo. Abo ngabo nibo bazinjira mu nzu y'ubukwe, bagasangira na Yezu Kristo. Nguwo umukwe Yezu Kristo, umugeni ni wowe nanjye, dutegereje Yezu Kristo buri munsi. Bityo tukamutegereza dufite amatara yaka. Amatara rero arimo amavuta agashushanya Roho Mutagatifu tuyobora, cyangwa nanone bya bikorwa by'urukundo, ibikorwa by'impuhwe dukora dutegereje ihindukira rya Yezu Kristo. Uba umupfayongo ryari? Uwo mupfayongo igihe cyose wasinziriye, igihe cyose warangaye, igihe cyose utari maso, igihe cyose uri gukora nabi, igihe cyose wazikamye mu kibi. Naho ubu umunyabwenge cyangwa umunyamutima, igihe cyose wubaha Imana, igihe cyose uri gushakashaka Imana. Kabane nubwo wasinzira. Uku gusinzira kw'abakobwa bose uko ari 10 ngo bose barasinziriye. Ugusinzira gushushanya uburyo twihugiraho, uburyo urakaza uyazi. Ariko nubwo wasinzira, wakumva Nyagasani gukomanze, ugahita ubaduka. Cya gikorwa cy'urukundo, wamukene gukomangira ati ntabara. Wa undi ufunzwe ati ntabara rwose nafunzwe njye murira. Wa murwayi iyo agukomanze ugahita ubaduka, nawe ugiye mu w'abanyamutima, abategereje Yezu,
abafite ukwemera, abafite ibikorwa bizima. Nuko rero nawe uyu munsi uze gucunga ubuzima bwawe, niba hatuzuyemo amagambo atuka Imana, niba hatuzuyemo ubuzima ubamo, ibyaha ubamo, ibyaha ukora. Ijambo umupfayongo riva ku kigereki morai, lofu. Ntabwo bivuga mbere na mbere umuntu ubuze ubwenge bwo mu ishuri, umuntu udatekereza neza, ahubwo umuntu utuka Imana, lempi, umuntu wiyandavuje, umuntu wiyanduza, uri mu bwandavure, uri gukora ibyaha. Ibyo byaha byose by'ubwandavure byitwa ubucucu, lebasesi, kumanuka hasi, kuyoba. Kuko icyaha cyose ni ugucumura, ni ugutuka Imana, ni ubucucu. Rero umupfayongo nutuka Imana, wawe uvuga uti Imana ntibaho, Imana ntibaho, Imana ntibaho, uwo ni umupfayongo. Ni umupfayongo umuntu wese wihakana Imana, umuntu wirukana Imana iwe, umuntu ujya kure y'Imana, uwo nawe ahinduka umupfayongo. Umupfayongo ni umuntu wese uri kure y'Imana, ni umuntu wese nyine utari gutekereza, ni umusazi umuntu wese utuka Imana, ni umusazi umuntu wese uri gucumura. Ngaho nawe barura inshuro, urasanga abantu benshi turi kuri lisi y'abasazi. Icyo turushanwa ni ukwiruka ku misozi, naho ubundi ibyaha byatugize abasazi. Iyo umuntu akoze icyaha arasara by'akanya gato. Urabyemera? Niba wumvishe igisobanuro cyo gusara cyangwa cy'umusazi cyangwa cy'umupfayongo, cyo kubura ubwenge, aha uraza kumenya ko icyaha cyose kikujyana kure y'Imana, kigusarisha. Amasomo rero akaduhamagarira uyu munsi gukomeza ducunga, twirinda gukorera ijisho, kuko abantu benshi tukunze gukorera ijisho, kandi Nyagasani azaza dutunguye. Nyagasani azadutungura ku kantu mu byo ukiteho. Uko tuba muri ubu buzima birerekeza uburyo tuzitegura Nyagasani. Umunsi umwe Nyagasani azagutungura, nta niyo mpamvu yo kuba maso, kuko Nyagasani azaza agutunguye, nanjye ntunguye. Ni ngombwa rero kwirinda gukorera ijisho, ahubwo ugakora neza ibikorwa bizima, ibikorwa bidapfuye, maze nkabikora igihe n'imburagihe, buri munsi ugahora witeguye, kuko Nyagasani azaza umunsi udakeka n'isaha udakeka nk'uko yabivuze. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugaragu wakoreraga shebuja, ngo yabikaga amafaranga yavaga mu ruganda rwe. Ubwo umugaragu yari yarizewe na shebuja, shebuja amutonesha bikomeye cyane, kugeza n'ubwo amuhaye urufunguzo rw'icyumba cyari kirimo amafaranga menshi cyane y'amadolari atabaze. Wa mugaragu akomeza kuba indahemuka muri icyo cyumba, yitwara neza, amafaranga aba menshi pe. Shebuja aramutonesha bikomeye. Nuko igihe kimwe kiza kugera, wa mugaragu yicaza umugore we n'abana be, maze atangira ababwira uburyo shebuja ari umuntu mwiza. Nuko asaba abana be ndetse n'umugore we kutazigera na rimwe bamusuzugura, bityo bakajya bamufata nk'umubyeyi wabo. Uwo ni shebuja, bacyumva neza mu rugo rwe, kuko ari urugo rwabo, niwe ubatunze, niwe ubagize, niwe ubagirira neza, dore n'imyaka yose bamaze ari we ubatunze. Umugore n'abana barabyishimira uburyo bafashwe neza nk'abana bari mu rugo aho nyine kwa shebuja. Igihe kiragera, wa mugabo bishoboke ko ari bagenzi be bamuriye urwara, batangira kumuniyega uburyo acunga amadolari atabaze, ntamenye ubwenge bwo gushaka gukira vuba na bwangu, kuko igihe n'isaha shebuja ashobora kumusezerera. Wa mugabo bishoboke ko yumvise izo nama za bagenzi be, nuko areba hirya areba hino, abona ibyo bifaranga byose. Nanone yareba koko agasanga nagira yakuramo, shebuja ntazigera arabukwa na rimwe, kuko ari menshi cyane. Nuko wa mugaragu igihe kiza kugera, afata urukapu runini, akagenda anusuraho ya mafaranga ashyira muri ka gakapu, anusura kuri ya mafaranga ashyira muri ka gakapu. Shebuja yaza n'ubundi agasanga ibifaranga bye biracyari byose. Wa mugaragu akishima, bishoboke ko na shebuja akishima. Igihe cyaje kugera, mugaragu amaze kuzuza igikapu cy'amadolari, amadolari menshi, ibifaranga byinshi cyane. Nuko abonye ko akize koko birangiye, kandi ko urwo rufaranga amaze gukuramo nawe ruzamumaza kabiri mu buzima buri imbere, bityo akareka kongera kuba umugaragu n'umucakara aho ngaho, nawe akajya kwigenga. Nuko afata cya gikapu, atuma ku muhungu we ngo aze agifate. Wa mugaragu amaze guha umuhungu cya gikapu cy'amafaranga, aramubwira ati, umva rero, fata amafaranga uyajyane mu rugo. Wa mwana arayafata aragenda. Wa mwana amaze kugenda, ajyanye amafaranga mu rugo. Nuko shebuja ahindukiye, wa mugaragu aramubwira ati, umva rero, ndi kumva ngeze mu zabukuru, natangiye no kurwara,
ndashaka guhagarika aka kazi sinongera kugakora. Byumvikana yaramaze kwizera ibyo afite, ibyo atunze, cya gikapu cy'amafaranga azubakamo ubundi akamererwa neza. Nuko asaba gusezera ku kazi, maze shebuja ashaka undi umucungira ibintu. Wa mugaragu arataha agiwe. Yari yatangiye gupanga uburyo ya mafaranga azubakamo inzu ikomeye cyane, aguremo ibibanza bikomeye cyane bishyushye, akoramo ibikorwa by'agatangaza bihambaye. Nuko ageze iwe, arebye mu bubiko abura cya gikapu. Hamagara wa muhungu aramubaza ati, cya gikapu wagishyize he? Wa muhungu aramubwira ati, nagishyize mu rugo. Wa mugabo akomeza gushakisha hose aho mu rugo, arakibura. Ati, wagishyize mu rugo hehe? Ati, none se ntiwatubwiye ko mu rugo ariko hashobuja, ko ari papa wacu, ko inzu ye ariyo yacu? Nakozemo numva harimo amafaranga menshi, beta numva nyine ko ngomba kuyajyana mu rugo. Amafaranga rero cya gikapu nagishyize mu rugo. Wa mubyeyi neza neza afata n'ikirungurira n'ikimwaro cy'imisa 25, yikubita hasi atangira kurira ayo kwarika, yibaza uburyo amaze gusezera ku kazi, yibaza uburyo amafaranga yose yaramaze guhunika n'ubundi asubiye kwa shebuja. Biramuyobera neza neza. Wa mugabo abura aho yarigitira, bishoboke ko yagiye kwiyahura, kuko ntiwakwihanganira ibintu ari wowe ukurikije uburyo wari wizeye umutungo wawe ugiye kubyaza umusaruro. None dore ibikubayeho. Amafaranga yagiye kwa nyirayo, amafaranga yagiye mu rugo, amafaranga yagiye mu nzu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ikibazo kikagira kiti, ari uyu muhungu ari se umupfayongo ninde, umunyamutima ninde, umunyabwenge ninde, igicucu ninde? Ibaze nanjye nibaze. Uko niko birangira abantu hamwe na bamwe tutiteguye, ukajya gukora ugakora mu bintu neza, ukaba umutware mwiza, ukaba umugaragu mwiza, ariko igihe cyazagera ugateshuka, ngo kwa gusinzira ibitotsi bikagutwara. Nta tuvuta twari turi mu cyeso, nta tuvuta twari turi mu matara, bikaza kurangira amatara yawe azimye, itara ryawe ukarizimya, ubusambo bukazimya itara ryawe, ubucucu bukazimya itara ryawe, ubuhabara bukazimya itara ryawe, ubusambanyi, ubusinzi, byose bikazimya amatara yawe, ukazisama wasandaye. Mwana, cya gikapu kiri hehe? Erega igikapu kiri mu nzu. Inzu ni hehe? Inzu ya databuja. Ngo kuko abantu benshi tujya twiba, nyamara yaba uruzi ko Imana ikubona, yaba uruzi ko Imana ibyo uri gukora byose kuruzi, yaba uruzi ko ibyo uri kwiba n'ubundi igihe n'igihe bizagaruka, bikagaruka kwa databuja mukuru. Igihe n'igihe kizagera ibyo wibye ntibigira akamaro nyine bikumarira, kuko wateruye ibitari byawe, wararangaye, wabaye injiji, wagiye kure y'Imana, wataye Imana. Ngo ubucucu, ngo ubupfamutima, ngo ubupfayongo, utakaza ukwemera muri databuja. Koko databuja ntago nari mwizeye kubona nongera kugenda mugavura, ngo kuko bizamerera abakozi we nanjye tujya tugavura ba databuja, tugakorera ijisho, tukiba, tugahemuka, tukadukira ingeso mbi, iz'urukozasoni, iziraha ry'isi n'ibindi bikorwa byose by'umwijima, bikazarangira tutari kubona duhumye. Ngo ubucucu, ngo ubupfamutima, ngo ubupfayongo, no gupfa muri ongo nyine, gupfa mu bwenge n'umutima ugapfa, bikaza kurangira ibyanyubwa ziri kubibyiniramo, gutamenya mu rugo ahariho. Mu rugo iwanyu ni hehe? Nta handi, ni kwa data mu ijuru. Rero twizigamire ubukungu mu ijuru, twizigamire kwa data, dukora ibikorwa byiza. Ukwemera kujyanye n'ibikorwa byiza kuzaduhesha ijuru. Tube muri iyi si nk'abazayivamo ejo, twitegura ijuru nk'abazaribamo ubuziraherezo hamwe n'Imana Data. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Icy'ingenzi mushakashake ijuru, mukore igikwiye, mwicuze muhinduke.